ry'Imana neza, mujye mwumva neza amagambo y'Imana, muyasome muyasobanukirwe. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu, ndagushimye Uwiteka Imana kuko yiha umwijima ukagarura umucyo, ibyaremwe byose byagushimye, nanjye nashimye izina ryawe ko wakuyeho umwijima umucyo ukagaruka, izuba rikaturasira, twaba tugeze kuri aya masaha turi bazima. Dushimye izina ryawe, turabigushimiye, icyubahiro ni cyawe. Turi imbere y'ibi byuma by'ikoranabuhanga tugiye kuganiriza abantu bawe ijambo ryawe, unyemerere ubane nanjye kandi ubane nabo kubera hose icyarimwe. Ijambo ryawe Umwuka Wera bari burasobanurira cyane kugira ngo icyo Imana Data bashakaho baba aricyo bakora. Urakoze wawera we, usabye bike ko ndi umuntu ariko Umwuka Wera ndabizi kandi gukomeza gusengera abera, ni usabira itorero nk'uko ushaka, ni mu izina rya Kristo Yesu bisabye Imana Data wa twese uri mu ijuru, amen. Imana ishimwe. Rero twarimo tuvuga ko tugiye kuganira amagambo ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tureba abigisha bagenda bigisha amagambo y'Imana, uko ibihe bimeze, bakunze kwigisha ku bintu bya Antikristo. Bamwe bakavuga bati rwose muhumurike, Antikristo ntaraza, kandi naza bizaba bimeze gutya na gutya. Byatumye nanjye nkurikiranye abo bigisha, byatumye numva nanjye naganiriza abantu ijambo ry'Imana rihereranye no kugaruka kwa Kristo na Antikristo bari kugenda bavuga kataraza, ko n'ibyo bari kwita ko ari ibya Antikristo atari byo, abantu ko bakwiye guhumurika. Ariko ibyo byatumye nanjye numva umutima wanjye ugize inyota cyane nanjye yo kuganiriza iryo jambo abantu b'Imana, kugira ngo badahera mu rungabangabo, badahera mu rujijo, rwose badasinzira, ko biratubwira ngo tudasinzira nk'abandi, kuko turi abamanywa tukaba ari n'ab'umucyo. Ngo nuko rero rwose dukwiye kuba maso kuko igihe gisohoye rwose. Ndagira ngo tuganire nanjye kuri iryo jambo. Turi busange mu Batesalonike ba kabiri, ibi Pawulo yandikiye itorero ry'Itesalonike rwa kabiri. Turasoma ibice bibiri, shaka turahera ku murongo waho wa 3, ariko hejuru umutwe w'amagambo aravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Antikristo. Iri jambo Bibiliya afite ni kwivuga umutwe w'amagambo. Aha ndabizi ko n'izindi zivuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome, n'ibikundi ku n'amatitire yandi bagiye bandika uburyo, ariko giye mfite iyo ivuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Antikristo. Aya magambo, iri jambo ititire yonyine uyitegereze, ubanze yumve yonyine. Ititire ivuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Antikristo. Hari kizabanziriza ikindi, kizabanziriza ikindi nuko Antikristo azabanza guhishurwa, Kristo akabona kugaruka. Niko iri jambo rivuze, niko uyu mutwe w'amagambo uvuze. Uravuze ngo Antikristo azabanza hishurwe, noneho Kristo abone kugaruka. Iryo jambo uzanyumva nuri kunyumva uri cyagakato uri kurikirane cyane ko numva ishaka kuri gusobanurira. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa Antikristo. Antikristo ni uzabanza guhishurwa kugira ngo Kristo agaruke. Ibyo rero ndagira ngo ubibiciye hagakato, wenda ushaka duhere ku murongo wa 3. Ntakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabaje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa niwe mwana wo kurimbuka, ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko nazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uw'Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Wenda reka tugarukira aho ngaho, tujye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ndagira ngo naho dusome
ibice byaho bibiri n'umurongo waho wa 18. Umutwe w'amagambo nawe uravuga ngo ibya Antikristo. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka Antikristo benshi, aho naho haca agakato. Ndetse n'ibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Aba bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Mwihangane dusome n'irindi jambo riri mu itangiriro. Mu itangiriro turasoma ibice byaho 49, turasoma no ku murongo wa 16. Rwose aha hantu hatatu dusomye dufasha ko ariho tuganira. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikira Tesalonike, n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana, n'ahangaha mu gitabo cy'itangiriro ibice 49 no ku murongo wa 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo ahanurira abana be ibizababaho, abategeka aho bakwiriye kumuhamba arapfa. Umurongo wa 16 tukavuga ngo Dani azacira abantu be imanza, kuko ari umwe mu miryango ya Isirayeli. Dani azaba inzoka mu nzira n'inshira mu kayira, iry'ibinono by'ifarashi, uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Umurongo wa 18. Uwiteka ntegereje agakiza kawe. Mana n'ujuru bamugisha. Aya magambo nashaka tuganira. Ijambo ry'Imana dusomye ivuze ngo kugaruka kwa Yesu kuzabazizwa no guhishurwa kwa Antikristo. Turasoma ngo mwumvise arabango rwose murabizi yuko hari abantu bashobora kubosha uburyo bwose, bababwira yuko igihe cyo kugaruka k'umwami cyageze, ariko arababwira ngo ntihagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko kugaruka kwa Kristo bitashobora kuba kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Ndagira ngo tuvuge ijambo ryitwa kwimura Imana. Kwimura Imana nababwiye ngo izi nyigisho nzitewe cyane n'izindi nagiye numva bigisha ku YouTube bagerageza abanyamakuru kubabaza. Ndagira ngo numva byasise biza umutima wanjye ngo kwiriye kwigisha aya magambo abantu b'Imana. Ndagira ngo rero tuganire. Cyambere turaganira igituma hazabanza guhishurwa Antikristo kugira ngo Kristo agaruke. Icyakora turaganira uburyo Antikristo yaje. Bibiliya ivuga ngo mwumvise, Yohana kwanditse ngo mwumvise ko Antikristo azaza, ariko bamaze kwaduka Antikristo benshi. None ndagira ngo aba Antikristo benshi turabahuza no kwimura Imana icyo ari cyo. Antikristo benshi baje muri za 90 Yohana yandika zirazandiko, ariko rwandiko mumbaze kwimura Imana. Antikristo benshi bamaze kwaduka no kwimura Imana icyo ari cyo. Ibyo nibyo shaka tubaza tukaganiraho cyane rwose, nubwo abantu bo muri iyi minsi ibiri tubwira ngo baziziba abatwe kugira ngo batumve ukuri, ariko ni ukuri gusobanutse, ni ukuri kumvikana, kutari ibyo umuntu yiyumvira mu bitekerezo. Ko ari igihe umuntu azana ibyo yiyumvira mu bitekerezo akabishyira aho ngaho akabibwira abantu ngo nuko bizaba bigiye bimeze, nuko bizaba bimeze. Iyo ni inyumvire nuko abitekereza, nuko abyibwira, ariko siko ijambo ry'Imana ribivuga. Ko ijambo ry'Imana kigiye kubabwira ko ijambo ry'Imana ribivuga, atari ibyiyumviro byanjye. Uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ijambo ry'Imana yavuze ngo, Yohana yaravuze ngo mwumvise ko Antikristo azaza, ariko bamaze kwaduka Antikristo benshi. Icyo kitumenyesha yuko turi mu bihe by'imperuka. None se mutekereza mute Antikristo ubwe uzaza? Uko ibyahisho bimuvuga, n'Abantikristo bandi benshi batandukana bate?
batandukanira he? Ese aba antikristo benshi baje bo ntago bafite kurimbuka, ntago bafite kurwanya Kristo. Ese antikristo ni iki? Nibyo hari umwigisha umwe avuze ati ntabwo aryo azaza yitwa. Nibyo koko, ntabwo azaza yitwa antikristo, afite izina rye, ahubwo imirimo ye niyo imwita iryo zina, kuko azaba ahagurukiye kurwanya Kristo. Ni izina ry'imirimo azaba akora, ntabwo ariryo zina rye bwite, ni izina ry'umurimo azaba akora, umurimo witwa kurwanya Kristo. None hakaba antikristo kuko ari kurwanya Kristo. Ibi rero mubyumve neza, ni ukuvuga ngo n'uyu munsi umuntu wese urwanya Kristo ni antikristo. Urwanya Kristo kugira ngo bazafata imbunda bamurwanye, bazafata intwaro bamurwanye, bazafata iki? Dore ba antikristo bahoze muri twe, bakaba batari abacu by'ukuri. Abo Yohani yavugaga ni bande? Ni abantu bafashe uburyo ijambo Kristo yavuze ko rigomba gukorwa gutya, abantu bagashinga insengero, bagakora ibinyuranye n'iby'ijambo rivuga. Kandi twababwiye ko ijambo w'Imana wigize umuntu ari we Kristo, hari ibyo yasigategetse itorero, muzagenza gutya, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabura abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri. Ibyo niko Kristo yavuze, yabwiye abamwizeye. Uyu munsi rero umuntu wese uzakora ikintu cyangwa ukora ikintu cyangwa wakoze ikintu kirwanya ijambo Kristo yivugiye, usoma muri Bibiliya wajya kubona ukabona umuntu akoze ikinyuranyo cy'iryo jambo rya Bibiliya rivuga, ujye umenya ngo uyu ni antikristo. Niyo mpamvu Yohani yavuze ngo handitse ba antikristo benshi. Dushatse dudetaye wasanga n'aba antikristo atari n'umuntu uri mu Rwanda, wasanga atari n'umusambanyi, ahubwo wasanga antikristo ari umuntu wafashe Bibiliya agahindura ijambo ry'Imana uko byanditswe, agakora ikinyuranyo cyaryo. Uwo ni antikristo. Uwo niwe Yohana yavuze ngo abo bari abo muri twe, barangije batuvamo bakora ibinyuranye n'ibyo Kristo yategetse. Uwo nibo Yohani yanditse, abo nibo Yohani yavuze. Aravuga ngo mwumvise ko antikristo azaza, ariko hamaze kwaduka abantikristo benshi. Nicyo kitumenyesha yuko tugeze mu bihe by'imperuka. Antikristo ninde? Uwo niwe antikristo. Ni ibintu dushobora kuvuga tukabishyira bikajya ukabyumva neza. Isubiraho usengera, subira imirimo yawe ukora, uvuga ko ujya mu ijuru, umbwira utari kugikora. Ariko ijambo ry'Imana rivuga, ese kugira ngo ni ibintu byinshi, kugira ngo ni ibintu bikaze, kugira ngo ni ibintu bizaza nk'uko muvuga muti rwose turabona ibintu bikaze. Antikristo reka da, antikristo Yohani muri iyo myaka ya mbere yarivugiye ngo mwumvise ko antikristo azaza. Hamaze kwaduka batangiye icyo gihe, ba Horomogene, ba Fogiro n'abandi bavuye, n'abagendaga bavanga igihe cyo kuzuka kwarangiye. Abo bose batangije ari ba antikristo, kuko niko Yohani yavuze ati aba bari abo muri twe. Barangije bubika kwizera kwa bamwe, bavuga yuko ibintu by'umuzuko byarangiye. Abo ni ba antikristo. Kugeza n'uyu munsi amadini ya antikristo ni menshi. Amadini nose bashaka kumbwira, reka bakagera gatoya turekeraho wenda, kuko nawe umwuka w'Imana nasenze ndagufashe. Winjira aho usengera, winjire mu bagukikije, winjire mu musengana, winjire no muri Bibiliya, uyibaze ngo mbese ibi bintu dukora nibyo Kristo yavuze. Niba atari byavuze se turi bande? Ko Kristo yavuze ko tugomba kubikora, tugakora ikinyuranyo cyabyo, ubu turi bande? Barahita mubona uburyo ba antikristo Yohani yavuze ari benshi. Icyo dushaka kuvuga ni iki? Rero reka bahakanyura gato gusa, gato konyine ibintu wiyuzurize nawe, wiyuzurize. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'indyo, iyo ni Bibiliya ntabwo aryo yanditse, ni kugira ikintu gukora, ukw'imoso ntikukabibona. Ako kantu konyine uwo si Yesu wabivuze, si Kristo wavuze iryo jambo. Ukuboko ako konyine wenda tugarukira ngo kuko mwebwe mujya mwita ngo hariho ibyaha bikomeye, bariho n'ibyoroheje. Oya, ikintu cyose Yesu yavuze ngo mugikore mutya, ukakora ikinyuranyo cyacyo, uzamenye ngo
narwanije Kristo ko nkoze ikinyuranyo cy'ijambo Yesu yavuze. Uzamye ngo ndanti kandi uzabikora uvuga ko usenga, kandi uzabikora izina rya Kristo riri ku munwa wawe, ariko udashobora gukora ibyo Kristo yavuze ahubwo gukora ikinyuranyo cyacyo. Ukuboko kw'indyo nikukora, nikugira ikintu gukora, ukw'imoso nikukabikore, nikukamenya ikintu ukw'indyo kwakoze. Niko bimeze twebwe abanyamadini. Nanjye ndimo ariko njya numva ngwana nabyo kugira ngo handi hazabikora, nanjye nkabati abanyamadini ni kangahe iyo bagize ikintu bajya gukora uburyo bazana abanyamakuru bakakamera inkuru zigacishikana ku mateleviziyo, ku maradiyo, hari iki ubwo urinde. Ubwo Yesu yivugiye ngo uramenye ukuboko kw'indyo kugira ikintu gukora, ukw'imoso ntikukabimenye, hari ubwo urinde. Niba Kristo yaravuze gutyo, nawe ukavuga uti yewe nijya kubikora azajya kuzana itangazamakuru, nzana abanyamakuru, nzana amakamera, bisakara isi yose bimenye ko nafashije abakene, isi yose bimenye ko harabona rihiye amashuri, isi yose bimenye ko harabona haye inka, isi yose bimenye ibyo tubi. Ubwo se hamwe n'ijambo Kristo yivugiye akavuga ngo muramenye ukuboko kw'indyo nikugira ikintu gukora, ukw'imoso ntikukabimenye, hari ubwo tubyite gute? Yohana yavuze gute? Ntabwo ibindi ndabiretse mwo kagira Imana, ndabiretse nawe ibisigaye uzabyiyuzurizaho. Ugusoma Bibiliya uzabyiyuzurizaho, uzagenda ubona icyo Kristo yavuze n'uburyo bazi Kristo ari benshi bakora ikinyuranyo cyane. Abahanga bashobora kugira ukundi kuntu bambwira babisobanura mu buhanga bwabo, ariko ngewe iby'ubuhanga ndabizi ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge no kuva mu byahari ukujjuka. Niko yabivuze, nta kundi wamodifiya ngo byemere. Ukuboko kw'indyo ni kugira icyo gukora, ukw'imoso nikukabimenye. Ariko niki gituma mujya gufasha, niki gituma tujya gufasha, niki gituma tujya kugira ikintu dukora cyiza, tugahamagara abanyamakuru, tugahamagara abateleviziyo, tugahamagara ibyandika, tugahamagara muze murebe ibintu tugiye gukora. Hari ubwo urinde. Antikristo nimutekereze ko ari ibintu bikomeye. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo mwumvise ko Antikristo azaza, ariko hamaze kwaduka Antikristo benshi. Nicyo kitumenyesha yuko tugeze mu bihe by'imperuka. Antikristo rero batangiye kera, baraje kera. Numvise bose nshaka gukora aya magambo, munyihangane mbabane. Numvise nshaka gukora aya magambo, irindi jambo nshaka tuvuga, ntabwo ndumva nta kanya kanini bumare, ariko umwuka wera wasigiwe itorero. Niba uri umunyetorero rijya mu ijuru urahita ubimenya. Niba uri n'imbata kugira ngo kubyigisha, ufite ahantu wabwizwe imbata, ufite ibyakugize imbata, ibi ngibi umwana naba baturamuza mu bato by'ukuri, wowe umwuka wera kwigisha uburyo burenze ibyo ntavuze. Reka tuva aho ngaho tujye kuba Tesalonike. Pawulo arandikira cyane cyane ndagira ngo bihuze n'ibyo kuri Yohana. Avuze ngo erega murabizi neza yuko azaza yishyize hejuru y'icyitwa Imana cyose n'igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana. Hejuru yaravuze ngo ariko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora. Ariko Kristo wenyewe nazakora ku mugaragaro kereka uwo mu buzuru akuweho. Nicyo nshaka kuvugana uyu munsi, ubyumve neza. Itorero rya Kristo yacunguje amaraso y'igiciro cyinshi mu isi yose. Abejejwe n'amaraso ya Yesu ari Abisiraheli ku maraso ya Kristo Yesu, abejejwe amaraso ya Kristo Yesu bakaba barumuna ba Yesu, bakaba bashiki ba Yesu. Ngiye ku Mana yanjye ariyo Mana yanjye, kwa Data ari we so, niko yabwiye abari bamwizeye. Ibyo bivuze ni iki rero? Ibi navuze amayoberane. Ndashaka tuvugana ku mayoberane. Amayoberane, ibintu by'ubwiru bihishe, ubwiru bwa shitani abantu badashobora kuvumbura, cyangwa se bakanabuvumbura kwibwiriza abigisha ku ijana ryabo bakabirekera aho ngaho. Kubabwira ibyo umva icyo ijambo ry'Imana rivuze. Ijambo ry'Imana rivuze ngo amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora. Amayoberane ya Antikristo n'ubu arakora. Yahereye mu gihe Yohana yavugaga ngo bamaze kwaduka ari benshi kugeza n'uyu munsi. Kandi ndirakubwira ngo itorero rya Kristo ryo rizarwana n'amayoberane.
ntabwo rizarwana na antikristo uko bamwita umwami azaza ari umwami, uko bavuga uburyo azayobora isi, uko bavuga uburyo azigira imana. Ibyo bintu bene data batari abisirayeli ku mubiri, bene data mwacuguzwa amaraso ya Yesu mukababarira ibyaha, ibyo bintu ntimubyiteho, kuko nicyo cyatumye usoma mu itangiriro kugira ngo nkwereke antikristo wenyewe hazaza. Itorero rya Kristo niryo riri gutuma antikristo adashobora gukora imirimo ye ku mugaragaro. Ibyo rero biravuga ngo itorero rya Kristo rimaze kumva impanda rikazamuka rigasanganira umwami mu kirere, nibwo antikristo azima. Ibyo rero biravuga ngo umuntu w'umunyetorero wese ushaka kujya mu ijuru yitegereza antikristo uzaza ari umwami, ngo uzaza za microchip, ngo akazizimya. Oya, nyiri itorero rya mu ijuru yitegereza ibyo ni ukujijisha gukomeye. Itorero rya Kristo rigomba kurwana n'amayoberane y'ubugome, kuko umunsi rizakurwa mu isi umubare w'abanyamahanga wuzuye uzajya mu ijuru, uzinjira mu itorero. Icyo gihe nibwo antikristo azahishurwa. Ntabwo rero twategereza kuzarwana na antikristo kandi twe tumubuza kuboneka. Tugomba kubanza kugenda, abanyetorero bagomba kubanza kumva impanda. Bamara kumva impanda bakabisa antikristo akaza kwima, kuko wamubuzaga kwima n'iryo torero riri mu mwuka w'Imana rikorana n'Imana. Iryo rero ryo rirarwana n'iki? Rimwe rirarwana n'amayoberane ya antikristo guhera mu gihe cya Yohana. Rimwe rirarwana n'amayoberane, aho bashobora kuzana ikintu bakavuga ati ariko ntacyo gitwaye, ariko namwe mushobora kuba ari ugukabya, ariko namwe mushobora kuba mwarayobye, ariko namwe umuntu akaba yabisobanura w'umuhanga cyane akakwereka uburyo ibintu ntacyo bimaze, ari ubujiji, ari ubuswa. Ariko ayo mumenye ngo ni amayoberane. Itorero nibishaka kuzumva impanda, kandi munabimenye yuko impanda nivuga Kristo akajyana itorero, ngo umubare w'abanyamahanga uzaba wuzuye, nta bandi bagomba kuza inyuma. Abazasigara bose bazaba ari abantikristo neza, ntacyo banakora ngo bamuneshe, bazaba ari abe. Icyo mucyumve mukimenye. Ikimubuza ubu ni uko itorero rihari. Ubu rero twebwe ntimutekereze ko muzarwana na antikristo azaza kudushyira ikimenyetso tucyange, Imana izadufasha, nitucyanga bazadutwika, bazajya tuzajya mu ijuru. Waba urabinaniye umwuka wera hari, umwuka wera azaba yazamukanye n'itorero ukabishobora? Ntabyo washobora. Dore abanyetorero bashaka kujya mu ijuru kumva impanda, icya mbere biravuga ngo ni abantu bumvira Imana. Yarabwiye ngo twebwe ntabwo turaba umwijima ngo dusinzire, cyangwa ntituraba ijoro ngo turaba amanywa. Ngo nuko rero ubwo turaba amanywa tutaraba umwijima, mube maso, ntimusinzire nk'aba bandi, mwirinde. Mperutse kubabwira isoni z'umusaraba. Ibyo bizavamo isoni z'umusaraba, kandi ibyo bizaba insengero zuzuye abantu. Itorero nirigenda impanda yavuze, ntibizabuza abasengesha gusengesha, ntibizabuza abakora imirimo yose mu nsengero bazayikora. Ntabwo bizaba ari ikintu special kizatuma abantu bavuga ngo cyahagaritse isi. Oya, itorero rizagenda. Pawulo yavuze ngo impanda izavuga koko mu kanya nk'ako guhumbya, mu kanya nk'ako guhumbya impanda izavuga. Abari maso bazayumva bagende, abandi kandi abo nibo babuzaga antikristo kwima. Antikristo yazima, abantu bose bazamwakira. Nuko tudafite umwanya uhagije, ariko Imana izashoboze nzagaruke mfite umwanya mbaganirize neza, tubive muzi. Nushaka mu bwenge fata ikaye n'ikaramu wandike. Reka mbabwire, itorero rya Kristo ririmo rirarwana n'amayoberane y'ubugome, amayoberane ya antikristo, aho umuntu aza agashinga urusengero agakora ikinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga, abayoboke bakamuyoboka. Uwo nanti niwe Yohana yavuze ngo bamaze kwaduka ari benshi, tumenyesha ko tumuhe by'imperuka. Itorero n'akarungu mu mahwa ribifite ibintu byinshi ritazemera, kandi kutabyemera kwaryo bizaba ariko kaga. Ntimuzatekereze ko itorero rizatotezwa nuko antikristo abonetse mu yimyega ingoma. Ndaguhakanira, itorero rizatotezwa nuko banze iby'amayoberane ari gukora. Hari n'abashobora kubyumvikanisha yuko nta kibazo biteye,
ariko itorero ryuzuye umwuka w'Imana riyoborwa n'umwuka, bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana bonyine. Umunyamubiri azakubwira ko ibyo ntacyo bitwaye, umunyamubiri azakubwira, ariko umunyamwuka azakubwira ati ibi birakaze, iki sinagikoraho. Umwami yambujije. Imana yo mu ijuru bagire neza, Imana yo mu ijuru bafashe. Ndumva aricyo ndashakaga kuvuga gake, ariko mumbabarire mwizihangane, munsi zabitegura, munsi zabona umwanya uhagije, mfite indi mirimo ushaka kwishyura, nzabaganiriza, mufate amaverse mwandike amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora, ariko nashobora gushyirwa ku mugaragaro ngo bashyire ko ariko Antikristo ku mugaragaro, kereka ubuza uyabuze bakuweho. Kuko uyu munsi bemeye ko Antikristo bari gukorera, abantu barahunga bakaza mu itorero, bakajya mu itorero, babahunga bakajya mu itorero, ariko amayoberane y'ubugome yatangiye gukora, ntashobora guhishurwa kereka uyabuze bakuweho. Amayoberane ni iki? Ni uburyo sisiteme ya Antikristo bayikora mu bwiru buhishe, bigahishurwa, ariko ntabwo ari n'ibintu bihishe cyane. Iyo usoma Bibiliya ifite n'umwuka w'Imana, umwuka w'Imana bimwe bita ngo ariko akantu nako ngo hari icyo gatwaye, hari icyo gatwaye. Kuki surinze gukira iryo jambo? Karagitwaye kuko katavuzwe, kadakozwe uko kanditswe, uko kavuzwe na Kristo wacu, ubwo ugahinduye uri Antikristo. Ubwo uhinduye ijambo rya Kristo uri Antikristo. Ubwo ukoze ikinyuranyo cy'ijambo, uko ijambo rivuga rya Kristo muri Bibiliya, uri Antikristo. Ko wamurwanije ku ijambo yasize abwiye abigishwa ko bazakora, abamwizeye ko bazagenda, uyu munsi wowe ukaba uri gukora ikinyuranyo cy'uko bagombaga kugenda, baragenda ibinyuranye n'uko bagombaga kugenda. Ijambo ryo barivuga uri Antikristo. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo bamaze kwaduka benshi, ni benshi, munsi ni benshi, ariko kugira ngo babitombore bavuge bati niba turi gukorera, ntibabivuga ku itorero cyane mu isi, rigomba kubanza kugenda. Antikristo uwamubuzaga yamara kugenda akima. Mane bagire neza, reka turangize tuvuga ku ndabicaga kwe muri hangana, ndabicaga ariko ndabibabwira igihe kimwe. Ndagira ngo tuvuge kuri Itangiriro 49 umurongo wa 16 wa 17. Yakobo ahanurira abana be bizababaho. Uzasome, yari mu mwuka arahanura, akareba Yuda iherezo rye n'abazamukomokaho bose, akaribabwira, akabwira Nafutali, akabwira Zabuloni, akabwira n'abandi, agera kuri Dani. Aravuga ngo Dani azabishira mu nzira, azaba n'inzoka mu kayira. Ibyo bivuga iki? Itweze turabizi abasoma Bibiliya yuko inzoka ari shitani, azaba shitani ishira mu nzira n'inzoka mu kayira, izajya irya ibinono by'ifarashi, uhetswe nayo akagaranzuka. Komeje kureba abona gutabara, arabanga ariko ntegereje agakiza ku Uwiteka. Nibyo shaka kubabwira, mutandukanye mwa bantu b'Imana, mu bitandukanye itorero rya Kristo, ibyo rizarwana nabyo, mu bitandukanye na Antikristo uzaza akaba, akaza akaboneka ari umwami, akaboneka ari umuprotisi, akaboneka ari iyobokamana, akabona muri uwo. Ntabwo itorero rizarwana, ahubwo ribarwana n'amayoberane ari gukoreshwa n'Abantikristo yahaye umwuka we, bari kumufasha gushaka abayoboke be muri iyi minsi, bavuga ko basenga Imana. Icyo tuvuge kuri Dani. Niki cyatumye Yakobo se avuga ngo azabishira mu nzira n'inzoka mu kayira? Hazaba shitani. Ubu Antikristo ntihazakomoka, hazakomoka mu muryango wa Dani. Abisirayeli bafite isezerano ry'uko umwami w'abami azaturuka kwa Yuda. Ibyo barabisezeranizwe, kazavukira mu murwa wa Dawidi, barabibitse mu bitabo by'imizingo, barabibitse ibyo ngibyo. Ariko dore babwire, mutayoba
dani nidusoma Danieli bazakubwira ngo Danieli yerekwa iby'ubwoko bwe. Danieli iby'ubwoko bwe. Yohana abihishurira abantu bose imbata za Kristo. Ibyo mubyumve mubisobanukirwe. Bibiri ivuze guki? Iravuze ngo Dani azakira ubwoko bw'imanza ngo kuko nawe ari umwisiraheli. Ibyo bishatse kuvuga guki? Bishatse kuvuga ngo Antikristo akomoka mu muryango wa Dani. Abisiraheli bategereje ko hazaza umwami w'abami nk'uko abaroma bategetse isi, nk'uko abagiriki bayitegetse, nk'uko ab'i Babuloni bayitegetse n'abandi. Niko nabo bategereje ko hazaboneka umwami w'abami uzaturuka mu Bisiraheli akayobora isi. Ibyo barabitenye. Bibiliya tubwira ngo Danieli yaravuze ngo icyo gihe bamwe bazezwa bazanyuzwa mu ruganda, bazatunganywa bazajyanwa iminyago, ariko ntibazatsembwa rwose. Aho niho itorero rizamanukana na Kristo, abera inzovu nyinshi baje gutabara Abisiraheli bari kurwana na Antikristo ku mugaragaro. Ariko mwebwe mwitekereza barokore bakristo beshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu, bakristo bashaka kuzajya mu ijuru bumvisha imanda, mumenye ko mwebwe mudafite uruhare mu kurwana na Antikristo wenyewe, bo murarwana n'abakozi be. Niba abandi benshi Yohana yavuze ngo mufite agatirika kazaza amaze kwaduka benshi, ayo mayoberana bakoresha niyo turi kurwana nayo, n'itorero riri kurwana naryo. Ayo mayoberane Antikristo benshi bari gukoresha ngo bayobye itorero, hazagende bake ariko ntibizakunda, kuko umubare Pawulo yabwiye Abaroma ngo nushika torero rizajya mu ijuru. Antikristo azima, twasomye ngo ntashobora guhishurwa kereka umuntu akuweho. Iryo ni itorero riri mu mwuka w'Imana. Nirimara kumva impanda izavuga koko bapfire muri Kristo bazuka batazongera kubora, natwe duhindurwe dusangane n'umwami mu kirere. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe, Imana ibarengere, Imana ibatabare. Ndagira ngo rero tuvuge kuri ayo magambo tunarangiza. Icyaba ukabyumva, cyaba azabona umwanya urambuye nkatangira saa 2 tukageza saa 6 ugafata amaverse kandika nkakumenyesha amayoberane y'ubugome ari gukoreshwa n'abandi, ari gukoreshwa n'abantu n'Antikristo basohotse guhera mu gihe cya Yohana kugira ngo umunsi bakaba bagihari. Iteka bakora ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, kandi bavuga ko bavuga Kristo. Bamwe bigeze kuvuga ngo abantu bazatotezwa kubera ko bavuga ngo batotejwe n'Abaroma. Ibi bintu rwose mujya mujyana mu ibintu neza. Nibyo Abaroma batotejwe kuko aribo bayoboraga isi, aribo bari bafite ubushobozi bwo kwica, bafite amategeko yo gukatira umuntu rwo gupfa. Ariko se koko nasobanura neza ntimubisobanukirwe. Abantu ba Kristo batotejwe n'Abaroma hashize igihe kingana iki, batotejwe na bene babo b'Abisiraheli. Ngo Abaroma batotezaga n'Abakristo ngo kubera ko bavugaga Yesu, Abisiraheli ngo ntibatotezwa kubera ko nabo batemeraga Yesu. Ni bande baje gutoteza Abakristo? Ko batotejwe n'Abisiraheli bagenzi babo, batotejwe n'Abisiraheli. Ibyo si ibintu umwami wacu Yesu yishwe n'abandi. Pilato ntiyaragiye kumurekura. Ntibande Yohana na Petero se bakize ikirema bagiye mu rukiko rw'Abaroma cyangwa rw'Abisiraheli. Mwagiye muvuga ijambo ry'Imana neza, mujye mwumva neza amagambo y'Imana, muyasome muyasobanukirwe. Ijambo ry'Imana niko rivuze. Antikristo azarwana ku mugaragaro, azategeka Abisiraheli n'abandi banyamahanga bose bazi ubutumwa bwiza, n'abandi bayobotse ba Antikristo mu mayoberane yabo bakoreshaga ngo barimo barakorera Imana. Ndabafite ibintu byinshi nababwira.
antikristo dani niwe azakomokwamo na antikristo. ubwo bari bamwiteze ko kristo azaturuka kwa yuda, yarahaturutse baramwanga. Kwa dani hazaturuka antikristo, hazaturuka urwanya kristo. ariko niba hawe ubutwara bwo kuyobora isi, bavuga bati icyo twafaga ni icyo, twari twarategereje mesiya, umuntu uzaza akayobora isi, umwami w'abami, kristo wasizwe. none turamubonye, isi yose yamuhaye ubutware, nubwo aturuka kwa dani ntacyo turamwemera apfa kuba ari umwisirayeli. niyo mpamvu se yavuze ngo dani we uzabishira mu nzira, uzaba n'inzoka mu kayira, uzaba n'ibinono by'ifarashi, uhetswe nayo agaravuki. aravuga ati ariko ntegereje agakiza turuka kuwiteka. yavuze guki? yabonye yesu, haleluya, agarukanye n'abera inzovu nyinshi, rya torero ryagiye n'abandi bose bari barapfiriye muri kristo bagarutse gutabara isiraheli. ati kristo yabazengereje, abona gutabara bati ariko ntegereje, nubwo uzabica, nubwo uzabagira nabi, nubwo uzabacira imanza, ariko ntegereje agakiza kazaturuka kuwiteka. ifarashi se niki? murabiyobewe yuko ifarashi ari ukwizera, ngo iyo nzoka izarya iby'ibinono by'abizera, zarya ibyo kwizera ko mu mitima, koresheje ibya bitangaza n'ibindi. ngo uhetswe nayo wari uri mu buryo bwo kwizera imana, ndagaranzutse ikubite hafi. ndabonye bagiye gushira, ndabona agakiza gaturutse kuwiteka, ndabona gutabara guturutse ku mana, ndabona kristo amanukanye n'abera, uzakandiriza ibirenge ku musozi wa elayono, yarangiza agatabara isiraheli n'ingabo zizaba zazigabwaho zije gutabara antikristo. kubera iki? kubera yuko hari igihe namara kwiyita imana. cyo nacyo tukivugeho, ibyo tukivugaho ni iki? turangiza iki cyo tukivugaho ni uburyo abisiraheli bamutegereje nk'umwami w'abami uzayobora isi, ariko bafite elohimu mu ijuru. none rero bamaze kumwemera, azicara mu rusengero. pawulo yabwiye abatesalonike yiyita imana, yewe azamuzanira ibitambo n'amaturo, ngo abantu bazi imana yabo. daniyeli aravuga ngo nibwo bazakomera bagakora iby'ubutwari. abanyabwenge bigishe benshi, cyo gihe abantu bazi imana yabo bazamugomera, bavuge bati twari tugutegereje nk'umwami w'abami, ariko dufite imana yacu mu ijuru. none wiyisa n'imana, none muzanyije ibitambo n'amaturo ngo bamugomere. nibamugomera ati kristo ahamagara ingabo z'isi ko ari iyoboye zitere yerusalemu, yewe ibyo byo twabivuga uburyo uruzefurati ruzakama bagatera. ariko ngo icyo gihe nibwo kuniha k'ubwoko bw'abisirayeli antikristo yabaguye nabi, ngo kuzagira mu ijuru hakumvikana umuniho nk'uw'abisirayeli banihaga bari mu matafari kwa farawo. imana ikabwira mose ngo jya kunkurira ubwoko kwa farawo, ngo musa azumvikana irindi jwi mu ijuru. imana ibwira kristo ngo manuka ujye kuntabarira ubwoko, ngo babarukana n'abera inzovu nyinshi, haleluya. aho rero ntabwo umunyamahanga azaba ari uwo kuvuga azajya mu ijuru. bari abanyamahanga baruzuye baragiye kera. niyo mpamvu mudakwiye kujijishwa n'abantu, ahubwo mukwiye kumenya ngo twebwe tugomba kurwana n'amayoberane y'ubugome ari gukorana na antikristo badutse ari benshi, kugira ngo tube maso impanda nivuga. dusanga mu kirere hadupimira imirimo, hajya kutumurikira imana data twambaye imirimo twakoze cyo kumwizera. niyo narangiza tugaruka tuje gutabara isiraheli, umwami wacu akandeza ibirenge kuri elayono, muzacitsamo ibice bibiri. twereke ijambo ry'imana rivuga, bazakubwira ijambo ry'imana. ntabwo nagusobanuriye uburyo bwo kugaruka kwa kristo kuzabanzirwa no kwishura kwa kristo. ntabwo kristo natwara itorero impanda ivuze ntazabagarutse, kuko umuntu agaruka aho yabaye. yesu nazakoze ibirenge hanaza bari mu kirere ahamagare ijwi rye ry'amarayika ukomeye n'impanda y'imana. dusanga n'umwami mu kirere, ntabwo azabagarutse. nitumara kugenda kristo ahishurwe, tumara iyo myaka 7 tugaruke, yesu abagarutse. none haje aho yigeze kuba agarutse, ariko habaje aho hagati itorero rimaze kugenda kristo yahishuwe. niyo mpamvu yanditse ngo kugaruka kwa kristo kuzabanzizwa no guhishurwa kwa antikristo. hagati aho rero harimo impanda. iyo niyo abantu babajijisha ntibababwire, kandi umunyamahanga impanda izacika
gucika ntiyumve impanda agende kuko impanda izavuga umubare w'abanyamahanga wuzuye ariko Pawulo yabwiye abaroma abo ngubo bazaba arimbutse rwose hazaba hasigaye agakiza gato k'Abisiraheli konyine ifarashi ibinono dani inzoka uzakomoka muri Antikristo kaba inzoka mu nzira bishira mu kayira izagira ibinono by'ifarashi abizeye bamwe bazakomera bagakora iby'ubutwari ngazajya n'ibinono byo kwizera cyo tumubwira ngo ifarashi no kwizera ibyo biboneka mu gitabo cya John Bunya cyitwa Umugenzi ugiye mu Kristo yari baganira mwizero amubwira ati tugeze na byiringiro ambwa bageze mu mayirabira aravuga ati ngeze hano nibuka inkuru z'umugenzi nizera buhoro baraziganira aramubwira ati sha ataba bambuze yabakijwe n'ikizi aravuga ati bumvise muhanga muntu bwishi bariruka nkizerwa byiringira abwira mu Kristo ati ko numva ari abanyabwoba se ko numva ari abanyabwoba kuki atihagazeho ngarwana aravuga ati nuko utabazi nanjye nahuye nabo abo bita ba Mutimurabye bita bande aravuga ati narwanye nabo n'umusijya nifuza kongera guhura nabo ati nuko utabizi aravuga ati sha ati kereka umuntu ufite ugendera ku ifarashi ya Yubu ngo niwe batatera ubwoba aho rero navuga ngo yari ibinono by'ifarashi Yubu yari afite ifarashi yitwa kwizera Imana yagenderagaho niyo mpamvu rero ifarashi iteka igereranywa no kwizera kunesha urugamba aravuga ngo kandi kwizera kudatinya urugamba kudatinya intambara niyo mpamvu bavuga iyi farashi yumvise ireheye mu muyaga ikumva intambara hirya y'umusozi ngihita ikuba ibinono byayo ngikaraha ikavuga gutyo ngo ngwino duhure nuvuga ngo ni igikoko kidatinya intambara ngo no kwizera ntigutinya urugamba rwo kujya mu ijuru haleluya rero ngo abazaba bafite iyo farashi bagendaho ngo inzoka yitwa dani ngo izagira ibinono by'iyo farashi zagira inuma kwizera uwo yari afite ngagarandutse ave mu kwizera ngagarandutse turi hafi ariko Yakobo akomeje kubyitegereza ngaravuga ati Mana ko mbona abasiraheli bazashira bizabera bite ngareka agiye kubona gutabarwa ku rwa 18 aravuga ariko tegereje gutabarwa tekereza agakiza kataturuka ku Mana yarabonye Kristo akumanukanye n'abezi umugisha aje gutabara Isiraheli ariko ndashaka kubasobanurira tugarukiranga nshaka kubabwira ngo bumenye yuko igihe cyose wakita gato wakita kanini uzakora ikinyuranye n'ikijambo ry'Imana rivuga uzamenye ngo nda Antikristo yewe ukabyigisha n'abandi bakabikora uzamenye ngo ndanti hadutse benshi cyo kimenyesha ko turi mu bihe by'imperuka bana bato yemwe ba Kristo bana bizeye Kristo hazagira umuntu ubabesha n'umwe ngo mwebwe muzarwana na Antikristo ngaboneka ku maso ndaguhakaniye ndazazina ngo byaca ndaguhakani Antikristo azarwana n'Abisiraheli Antikristo wenyewe azarwana n'Abisiraheli ku mubiri kandi hazakomoka niyo mpamvu ngo bazaboroga babonye ko Kristo bishe ari we ukuri zaza basuganiriza ibintu cyane nta munyamahanga utari umwisiraheli ku mubiri uzarwana na Antikristo mu buryo bwo kubona ari umwami uwazima twaragiye mo turarwana n'amayoberane ye ari gukoreshwa n'abakozi be babandi basohotse mu gihe cya Yohana bari barahoretse mu itorero rikabona bakashyiraho inzira ngari iteka bakajya bakora ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana ribivuga ariko abantu bazi Imana yabo bo bagiye gukomera muri iki gihe bakora iby'ubutwari bagume mu ijambo ry'Imana uko bizagenda kose ubushene n'abagwego babande hamwe kuko kwizera Imana yabaye byasezeranijwe hari cyo tugambiriye kurushaho kuba cyiza nuko batazahanga tutari kumwe je nawe dukwiye kurwana n'amayoberane ya Antikristo ibyo abantu bari kwanga ntacyo bitwaje ngo kibyadutwaye cyane nubona wakoze ikintu kinyuranye n'ijambo ry'Imana uko cyaba kigana kose uzamenye ngo rwanisha Imana kandi nyirwanishe vuga ko nyizera kandi nyirwanishe vuga ko nyisenga kandi nyirwanishe vuga ko niyirisa ubusa kandi nyirwanishe vuga ko ndumwigisha kandi nyirwanishe vuga ko ndumuyobozi w'itorero kandi nyirwanishe vuga ko ndi bishop n'apotre n'ibiki
reka ndadu umushumba uzamenya ngo ndayirwanije kuko mpoze ikinyuranyo n'ikijambo ry'Imana rivuga. Abo ngabo bari abo muri twe abantu hadutse ba Antikristo benshi. Cyo tumenye ko tumenye by'imiruka ntidukwiye gusinzira, ntabwo turaba umwijima tutishe ko Imana ivuga tukogoga, kandi rimwe na rimwe ishobora kuzavuga turi mu bibazo. Itorero riri mu bibazo, ryaranze gukurikiza amayoberane, ryaranze kubahiriza amayoberane, ryarabyanze. Ingaruka zose itoreka ryirengera. Umwami wacu Yesu azabana naryo. None abana ba Stefano yateye amabuye nande n'Abaroma, y'abantu babanga abantu mu itorero ryatoje n'abayobo, Abaroma barutoteje nyuma Abapostantine bari bamaze kuvanga babaye abakristo. Pawulo yaciwe igihanga n'Abaroma atajuririyeyo, batabaje kumujyanayo ubwa mbere yoherejweyo n'abaki. Si bari bagiye kumwica bavuga ngo barashaka uburyo bongera bakamusora bukashoboka kamwica. Yabimenya mwishwe yabibabwira bagafata umusirikare, agafata abasirikare bakamuherekeza nijoro akajya kwa Kaisari kujya kuburanira. Ubwa kabiri ntibavuze ngo y'Imana niyo yatwitse uyu mujyi, ubundi bakavuga bati nimukwiye gusenga ibigirwamana, abana bakabyanga. Ntabwo ari byo bantu b'Imana. Aba akarengane kabere k'itorero kakozwe n'Abisirayeli ubwabo, n'akarengane k'itorero rya mw'ijuru kazakorwa n'abanyamadini baziyambaza abafite amategeko umushinga. Ibyo mu binege abantu ukora bijya mu ijuru n'isi yose mubimenye. Ntabwo tuzarwana Antikristo ku mugaragaro. Antikristo azarwana n'ubwoko bwe yakomotsemo, kandi azahishurwa. Itorero ryagiye ko ryo riri kumubuza guhishurwa, noneho yabura uko ahishurwa agafata umwuka we, agafata imikorere ye akayibika mu bantu. Abo bakaba Antikristo bakaza bakigisha abantu ibyo gusuzugura Imana bavuga ko bari kujya mu ijuru. Imana imushimire neza. Umwuka w'Imana gufashe kumenya ukuri gukora. Umwuka w'Imana gufashe. Ega ibyo gushene hano bigiye kuba kuvuga rya gusanga irindi. Birabaye. Imana imushimire, Imana imushimire neza. Dusenge Imana, ariko usengera Imana nzabona akanya gahagije nzaze kukuganiriza ibya Antikristo. Ufata ikaye n'ikaramu nurangiza ubyandike, n'icyo uzashaka kumbaza uzabibaza zagusobanurira. Ariko ibyo kuvuga Antikristo azima mwisa umwami w'isi itorero gihari, ibyo bigiye makatu gishoboka siko biri bivuga. Kandi zavuga tugenda Kristo yime n'abantu bagiye abesha ngo barasenga Imana basange mw'isi. Tumarira myaka tugaruke tuje gutabara Israeli Antikristo yimye. Ntekereje ko usome neza Itangiriro, hararasomye 49:16. Tuzagaruka tujye muri Daniel tubabwire uko bimeze neza, tubabwire tuzabisobanura, kandi dukoresha ijambo ry'Imana atari imyumviro yacu, ibintu twize umwuka w'Imana yigishije abantu b'Imana. Amateoloji nubwo abantu barayize, ariko mbona bakubwira ibirometero bivigaza bigisera Jordan gusa n'ibindi byitwa bibona nta n'ibindi. Bana mu ijuru bagire neza, ariko umwuka w'Imana, iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Bana bahugisha bana data wa twese mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu ndagushimye. Ugize neza kuko unyemereye kongera kuboneka imbere yawe. Uyu mwanya muto mbonye umwuka wera wawe ugire mugari. Ijambo ryawe tuganije abadukurikiye n'abazadukurikira, wowe urishorere kuko iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Ntabwo umubiri ujya usobanura iby'umwuka, kuko abantu b'inyama n'amaraso bisa ntibashobora kuranga ubwami bw'Imana. Usobanurira abantu bawe amagambo, kandi nkwisabiye umwanya ntazongera kubona akanya ko kuza gusobanura ibyo nasobanuye, kuganiriza abantu ijambo ry'Imana ntagezeho bitewe n'amasaha afite n'indi mirimo tugiyemo. Urakoze Mana kuba gusenga kwanjye. Fasha itorero watugije amaraso y'igiciro. Fasha itorero amazina yabyo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Fasha ababyeyi, fasha abagabo, fasha abasore, fasha abakobwa, fasha abasaza n'abakecuru. Ubafashe abafite amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo, ubatabara bakomeze. Mitima yabo ntitinye, mitima yabo ihumurike, mitima yabo ni ku mwami wacu watubwiye. Abwe ngo mbahaye amahoro
amahoro yanjye ndayabahaye kandi ndagutanga nk'uko abisi batanga naho mwisi bagira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi urakoze Uwiteka Imana nyiringabo kuva gusenga kwanjye sabye bikemuka Imana kubaza kutwingingira niba wasabira itorero nk'uko ushaka mu izina rya Kristo Yesu bisabye Imana Data wa twese